Amahoro y'Imana niyo mbifurije inshuti bakunzi ba Indatwa TV, ndetse reka mbifurize no kugira urukundo mu byo mukora byose. Gusa by'umwihariko reka nsuhuza abantu bakundana cyangwa se amakupure akundana. Ndabasuje cyane rero mbaha n'ikaze mu biganiro bya Indatwa TV, by'umwihariko muri kino kiganiro cy'uyu munsi. Mwamoje ku rukundo kuko ariyo topic n'ubundi tugiye kugenda tuganiraho muri kano kanya muri iki kiganiro cya Indatwa TV. Ngira ngo twagiye tuganira ku bintu byinshi bigiye bitandukanye byerekeranye n'urukundo, aho hari ibiganiro wasangaga tuganira ku basore n'inkumi cyangwa se ku bagabo n'abagore bashakanye. Twagiye tureba inama zigiye zitandukanye zafasha abantu kuramba mu rukundo, ndetse muribuka ko twanaganiriye ku bintu abakobwa bashobora gukora bikaba byatuma bagumirwa cyangwa se ntibabone abagabo. Ibi rero twagiye tubiganiraho byose hano kuri Indatwa TV. Gusa muri kano kanya noneho tugiye kugenda tuganira n'abasore by'umwihariko, kuko mu biganiro byatambutse wasangaga twibanda ku bakobwa cyangwa se amakupure y'abakundana nyine, ariko kano kanya noneho twagahariye abasore gusa. Nibo tugiye kugenda tuganiraho, tugiye kugenda rero tugirana inama zigiye zitandukanye, zikaba ari inama zadufasha kugira ngo turambane n'abakunzi bacu. Ariko ndimo ndibwirira abasore cyane cyane abasore bari mu rukundo cyangwa se bitegura kurujyamo. Izi rero ni inama tugiye kugenda turareba ibintu bitandatu umusore azi urukundo ashobora gukorera umukobwa bakundana, bikaba byatuma uwo mukobwa ahora amwishimiye igihe cyose, bakazarambana bakamara imyaka n'imyaka bakundana nta kibazo na kimwe kivutse hagati yabo. Izo rero nizo nama esheshatu tugiye kugenda tuganiraho, ariko nkuko nyine nari maze kugenda mbivuga, turaganira n'abasore cyane cyane kugira ngo nibazirikana zino nama esheshatu bazahore bishimiwe n'abo bakundana. Burya rero no mu buzima busanzwe usibye n'urukundo, biba byiza iyo ufite umuntu akugira inama, kuko ni ingenzi mu buzima. Ndetse abanyarwanda banaciye umugani bagira bati umutwe umwe ntiwigira inama. Iyi rero niyo mpamvu hano kuri Indatwa TV tuba twafashe kano kanya tukavuga tutireka tukagenere kugirana inama mu bintu byose bigiye bitandukanye, tutibagiwe n'urukundo, kuko burya abahanga bavuga ko urukundo ari ingenzi mu buzima, ndetse ngo ruri no mu bintu bigenda bishimisha abarurimo. Niyo mpamvu tutarwirengagiza rero, kandi kugirana inama ni ingenzi. Aka kanya rero twagahariye kugirana inama zerekeranye n'urukundo, by'umwihariko ku basore. Reka nshimire rero abakunzi benshi ba Indatwa TV bari hirya no hino, baba bari mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mijyi igiye itandukanye nka Huye, Kigali, Musanze, Rubavu, Rusizi, Nyagatare, nibagiwe n'abaherereye mu mujyi wa Muhanga. Mwese rero mbahaye ikaze muri kino kiganiro cya Indatwa TV. Gusa sinakwibagirwa n'abatwumvira mu bihugu duturanye nk'u Burundi, Tanzania, Kenya na Uganda ndetse na Congo, jewe n'abari hirya no hino muri Afurika mu bindi bihugu nabo mbahaye ikaze, ntibagiwe n'abaherereye ku mugabane w'Uburayi, umugabane wa Amerika, Aziya ndetse na Australia. Mwese mbahaye ikaze mu kiganiro cya Indatwa TV. Reka kandi shimire buri wese wamaze gukanda subscribe kuri Indatwa TV, ariko nawe utarabikora biroroshye cyane, no kureba munsi y'iyi video ukareba ahantu handitse iryo jambo subscribe ugakandaho gusa, kugira ngo uzajye uhora ubona ibiganiro bya Indatwa TV byose tugutegurira. Ntiwibagirwe no gukanda ku kantu kameze nk'inzogera kari iruhande rw'iryo jambo subscribe, kuko ako kantu niko kagufasha kujya ubona notification cyangwa se imenyesha ry'ibintu byose tugushyireho hano kuri Indatwa TV. Reka rero tudatinze duhite twirebera ibi bintu bitandatu. Ni ibintu rero umusore uzi gukunda yakorera umukobwa bakundana, bakazahora bakundana igihe cyose, ndetse uwo mukobwa akazajya ahora amwishimiye iteka ryose. Urukundo ubundi ubusanzwe ni nk'impano abantu bivukanira, gusa urukundo tugiye kugenda tugaruka hano muri kino kiganiro ni nka rwa rukundo Adamu na Eva bakundanye, cyangwa se nka rwa rundi rwa Romeo na Juliette na Jacques na Rosa. Izo zikaba ari ingero z'abantu bavugwa ko bakundanye cyane rwose, ugasanga bahora bishimanye ndetse urukundo rwabo rukaryoha. Urukundo rero ruba hagati y'umugabo n'umugore cyangwa se umusore n'inkumi nirwo tugiye kugenda tuganiraho hano muri kino kiganiro cya Indatwa TV. Akenshi rero usanga uburyo twebwe abantu cyane cyane abahungu bagiye bafite uburyo bagaragazamo urukundo imbere y'inshuti zabo, ariko ugasanga ubwo buryo bugenda butandukanye. Aha rero muri kino kiganiro nk'uko nagiye mbigarukaho, twabateguriye ibintu bitandatu. Ibi bikaba ari ibintu bitandatu umusore uzi gukunda akorera umukunzi we, cyangwa se umusore akorera umukobwa bakundana, akazajya ahora amwishimiye iteka ryose. Wakibaza rero ngo ikintu kiza ku mwanya wa mbere ni ikihe mu bintu umusore agomba kwitaho mu gihe ari mu rukundo, akabizirikana akabikorera umukobwa bakundana, kugira ngo ajye ahora amwishimiye, kugira ngo urukundo rwabo rube urw'ibyishimo gusa. Umusore rero ikintu agomba kumenya cya mbere ni uko abakobwa ari abanyabineza neza.
Igitsina gore n'ubwoko bukunda kugira ibinezaneza rero ndetse n'ibyiyumviro. Ibi rero bikaba ari bimwe mu bintu umuhungu azi gukunda azirikana iteka ryose. Ndetse we niba ufite umukunzi mwarashakanye, wowe musore cyangwa mugabo uteze amatwi ikiganiro cya Indatwa TV, mbere yo kujya mu buriri ngo uryame ujye wibuka guha keya cyangwa se kwita ku mukunzi wawe. Ugende umukorera utuntu nka massage yoroheje, ndetse ntujye wibagirwa no kumuhobera umusezera. Yewe namwifuriza ijoro rihire. Igihe uzajya ubona ababaye atishimye, jya umukomeza umwereke ko umwitayeho cyane, ndetse ugende umukorera n'utundi tuntu tworoheje rwose ariko tumwereka ko umwitayeho. Kabone n'ubwo wowe waba wumva tudafite icyo dusobanuye kuri we, ariko icyo nakubwira nuko ku mukobwa cyangwa se umugore wawe tuzamubera ahubwo utuntu dufite ibisobanuro byinshi cyane kandi bishimishije. Kuko nk'uko nari maze kubikubwira hejuru, igitsina gore kirangwa n'ibinezaneza gusa. Bityo rero wowe musore cyaba gushakaho nta kindi uretse kumwitaho ukamwereka ko muri kumwe igihe cyose. Reka twihuse twirebera ikintu kiza ku mwanya wa kabiri mu bintu umusore aba agomba gukorera umukobwa cyangwa se umugabo yakorera umugore bashakanye bikamushimisha ndetse bakaba barambana igihe kinini. Buriya rero ikindi kintu umusore atagomba kwirengagiza mu gihe ari mu rukundo nuko aba agomba kuzirikana guha impano umukunzi we bakundana, kuko ni ikintu gishimisha cyane umukunzi. Burya umusore wese uzi gukunda icyo ari cyo aba yiteguye guha umukunzi w'impano, atarindiriye ko hari ikindi kintu akoresha kidasanzwe. Ariko usanga b'iki gihe baha abakunzi babo impano ari uko ari nk'umunsi mukuru bizihije, cyangwa se nk'umusore agaha impano umukobwa bakundana ari uko ayimusabye. Ariko ntabwo ariko byagakwiye kugenda. Wirindira ko hari ikintu kizamubaho nk'isabukuru cyangwa se gukoresha ibindi birori, ahubwo mutungura umuha impano bizamwereka kumwitayeho cyane, ndetse igihe cyose azajya ahora akwishimiye. Inama ya gatatu wowe musore ugomba kumenya mu gihe uri mu rukundo, cyangwa se ikintu ugomba kumenya wazajya ukorera umukunzi wawe akazajya ahora akwishimiye, nta kindi rero ugomba kuzirikana uretse kumenya ko hari amagambo meza umukunzi wawe aba akeneye. Umusore uzi gukunda icyo ari cyo aba azi amagambo meza yanyura umukunzi we, kandi ibi nibyo abakobwa hafi ya bose baba bifuza. Ibi rero bisaba kubuza umukunzi wawe ukamenya amagambo wamubwira akamutera akanyamuneza, ndetse ukamenya na ya magambo ushobora kumubwira yarakaye maze uburakari bwe bugahita bushira. Ntiwibagirwe na ya magambo ushobora kubwira umukobwa mukundana agatuma yiyumvamo ko ari undi muntu uhebuje, wa muntu mwiza w'igitangaza kuri wowe, akumva yuko akunyuze 100%. Buri musore wese rero yagakwiriye kumenya uko akoresha amagambo imbere y'umukunzi we cyangwa se igihe bari kumwe n'uwo bakundana. Wakibaza ngo inama iza ku mwanya wa 4 ni iyihe? Mu nama 6 umusore agomba kumenya, cyangwa se mu bintu 6 umusore agomba gukorera umukobwa bikagenda bimushimisha ndetse urukundo rwabo rukaramba, bakabaho bishimanye igihe cyose. Ikintu kiza ku mwanya wa 4 ni ukumenya ko ijambo ndagukunda ridahagije mu rukundo. Abasore benshi bazi ko kubwira abakobwa bakunda ko babakunda nyine biba bihagije rwose, ariko umusore uzi gukunda icyo ari cyo abazi neza ko kwereka umukunzi we kamukunda ari byiza, ariko iyo umweretse ukanabimubwira bigenda biba akarusho kuri we. Niba ukunda umukunzi wawe rero bimwereke, ndetse unabimubwire bityo aziyumvamo ko ari nk'umuntu w'umunyamahirwe, abone yuko ubimubwira ubikuye no ku mutima, atari ukubimubwira gusa ndetse no mu bikorwa umukunda, kuko uzaba wabimweretse ndetse wanabimubwiye. Inama iza ku mwanya wa 5 wakibaza ngo ni iyihe? Ariko iyo nama umusore wese agomba kumenya ni uko umusore uzi gukunda yishimira umukunzi we. Buri mukobwa wese akunda umusore umwitayeho kandi akamuha agaciro. Niba agaragara neza ukamwishimira akabibona, niba yasutse umusatsi ishimira uburyo yawusutse. Ibi rero mbabwije ukuri umusore ameze gutya anezeza umukunzi we akamwiyumvamo igihe cyose, ndetse akumva ko nta wundi muntu wahwana nawe ndetse afite agaciro gakomeye. Reka mbibutse ko mugikurikiye ikiganiro cya Indatwa TV turimo turagenda tureba ibintu 6. Ni ibintu rero umusore uzi gukunda yakorera umukobwa akunda, bityo uwo mukobwa akazajya ahora amwishimiye, ndetse urukundo rwabo rukaba urukundo rw'ibyishimo ruramba, bakamarana igihe cyose bishimiranye. Twageze ku mwanya wa 6 ari nawo wa nyuma, aho dusangaho inama igira iti umusore azi gukunda ahorana udushya dutandukanye mu rukundo. Burya ikizakwereka ko umuhungu akunda kandi ari umuhanga mu rukundo ni uburyo akunda kuzana utuntu dusekeje, cyane cyane muri cya gihe ari kumwe n'uwo bakundana rero, ndetse ugasanga akunda kugira udushya ku buryo nawe ubwawe uri umukobwa ubona ko agutunguye.
ukabona ko rero ari umunyadushya atari bya bindi muhora mu bintu bimwe iteka n'iteka ugasanga nibyo murimo. Ibi ngibi byatuma umukobwa mukundana abona yuko nta dushya ugira ndetse nta kintu gishyashya wazana mu rukundo, ariko iyo ugiye uzana udushya tugiye dutandukanye biramushimisha rero akabona yuko udasanzwe ndetse akakuyumvamo igihe cyose. Ngizi rero inama 6 umusore agomba kuzirikana mu rukundo kugira ngo azarambane n'uwo bakundana ndetse azajya ahora anamwishimiye. Mu nama rero 6 twagiraga abasore, twahereye ku mwanya wa mbere tubonaho ko abasore bagomba kumenya ko abakobwa ari abanyabineza neza bakajya bakorera ibintu bibashimisha. Ku mwanya wa kabiri twasanze inama igira iti buri musore wese uzi gukunda agomba kuzirikana ko umukobwa akunda akenera impano. Ku mwanya wa gatatu twasanze ikindi kintu cyoroheje ariko gikomeye mu rukundo, kumenya amagambo meza wabwira umukobwa mukundana. Ikintu twasanze ku mwanya wa kane nta kindi uretse kumenya ko kubwira umukobwa mukundana ko umukunda gusa bidahagije. Ikintu twasanze ku mwanya wa gatanu nta kindi uretse ko umusore aba agomba kwishimira umukunzi we akamwereka ko amwishimiye igihe cyose. Twasoreje ku mwanya wa gatandatu aho twasanze yuko umusore azi gukunda ahora azana udushya rero dutandukanye mu rukundo, bityo bigatuma umukobwa bakundana abona ko uyu musore ari umunyadushya ndetse akunda n'impinduka nziza mu rukundo. Izi rero nizo nama 6 twagiraga umusore cyangwa se n'umugabo yewe yamaze gushaka umugore. Izi nama rero buri wese agiye azizirikana zamufasha mu rukundo, zikamufasha kuba yakwishimira urukundo arimo igihe cyose ndetse rukaramba. Iyi yitwa Indatwa TV, ni naha dusoreje ikiganiro cy'uyu munsi, ariko reka mbibutse kwibuka gukanda subscribe mwebwe mutarabikora, ni ukureba munsi y'iyi video ukareba ijambo subscribe ugakandaho, ariko ntibibagirwe no gukanda ku kantu kameze nk'inzogera kari iruhande rw'iryo jambo, kuko niko kagufasha kuzajya ubona notification cyangwa se kubona imenyesha ry'ibintu byose tugushyiriyeho hano kuri Indatwa TV umunsi ku wundi isaha ku isaha. Ndabashimiye rero mwese twabanye hano kuri Indatwa TV, mukomeze kugenda mugira amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose.